Sabato nziza, umunezero. Ngira ngo tumaze umwanya utari mugufi turi mu gitaramo. Abantu b'itorero rya KBC. Ibyo? Ni mbivuga uko bitari, ntabwo babivuze mpari, ubwo nabyumva. Ubwo rero kuzira ibyo ntateguye. KBC narigeze kubona indi KBC, nayo ni KBC? Nayo yitwa KBC? Yitwa ngo iki? KBS? Bambwiye ngo iki buriya mwe mwumva? Kigali Bible Church niyo yita Impine KBC and Kigali Business Center. Yo yitwa ngo iki? Ngoche? KBS. Ibyo sije wahera, ibitari byo guhera ntibegahere. Ibindi byo nuko bimeze. Turabashimye cyane rero kuko mwakoze igikorwa gikomeye cyane nk'iki ngiki, mukemerera kandi mugatanga mubikuye ku mutima ahantu nkaha hakomeye, hatanzweho umutungo mwinshi, mukahegurira babandi, kubabwira muti aya masaha asigaye ni ayanyu, ngaho mukore icyo mukuriye gukora. Nabwira aba Kigali Bible Church, babwira ibinyarwanda bine bivuga ijambo rimwe: uzakore nk'uko wakorewe, tuzagire nk'uko wagiriwe, kandi uzagire uko wagiriwe, tugakora uko wakorewe. Haya rero, reka ndabashimira ko mwakoze iki gikorwa. Nzi gace mu mateka yanyu, kuva hirya yo Murauka, nibyo? Mwigeze muba Murauka? Mwabaye hafi yaho? Ko mutavuga ntabahari? Hanyuma narababonye mu rubaraza mu hariya. Urya rero umugabo usaziye mu ntirano abasazanye ubutindi. Reka rero twe kwishimira ko aba basore bakiri batoya bafite umurimo imbere ngo bazasazire mu butinde. Ngira ngo uyu munsi ubutirano buzabahereze ikiva mu butindi, bagahagarara mu byabo. Bafite impaguruko nziza, bahagurutse neza, bafite icyerekezo cyiza. Ariko nabarebye ndabitegereza kuva mu gitondo uko nagiye mbabona, hariho uwanteye ubwoba. Mwene Hoseya yambabaje cyane. Hoseya yabyaye umwana mubi, niwe wanteye ubwoba muri bariya bantu, kandi nabonye ari kuririmbana nabo. Hoseya yabyaye abana, umwe amwita Nkambabazi, undi amwita Sabantu banje, uwa gatatu niwe wanteye ubwoba,
witwa izabatatanya. Izabatatanya rero nagenda mubona ari kuririmbana namwe, ariko Imana ishimwe ko aho muzatatanira hose mu buzima busanzwe, nyabuneka muzahore muri umwe kuri iki gikorwa kugeza kirangiye. Ndetse nituba tukiriho, tubaye tukiriho natwe tugeze mu bihe dusatiriye isomo ryo mu Byahishuriwe 14 umurongo wa 13, riratugera ntirigera amajanja, rifite ibyiringiro. Turashima Imana cyane rero ko icyo gihe iki gikorwa mwateguye kandi mwerekejeho amaso, umunsi cyagezweho tukiriho ntimuzatwibagirwe, zaduhamagare tuze turebe ibyabaye. Ntabwo rero mvuga byinshi aha ngaha, ahubwo ngiye guhagurukira muri interuro ivuga ngo abagabo babiri basabye igikomeye, maze na Yesu abasaba igikomeye. Hari umugabo hano w'umwizera, yari umwizera witwa mwiza, yari umunyadini w'igitangaza. Matayo 19 yasabye igikomeye, maze na Yesu amusaba igikomeye. Murongo wa 16, nuko umuntu aza aho ari, aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza cy'ingo mpabwe ubugingo buhoraho? Ntabwo nivuze, nitwa Augustin bararendeza, Intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, Karere ka Musanze, Umurenge wa Kinigi. Utaragera Kinigi ngaharebeshe amaso, yicaye ku meza yiwe arayibona. Yabonye Kinigi. Kinigi ntabwo igoye kuyisura, utayigezemo n'amaguru ayigezaho amenyo, ururimi n'umuhogo. Kinigi iranejeje cyane. Mbifurije kugera mu Kinigi. Batwara mucyo muraho, ndabifuriza kuza mu Kinigi soon time. Yeah. Yeah, reka. Bo, noneho rero karahanyuza ko ngako. Reka tukihorere. Uyu nguyu abaza Yesu ikibazo ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza cy'ingo mpabwe ubugingo buhoraho? Maze Yesu aramusubiza cyane, nushaka kugera ku bugingo, ugende witondera amategeko ngerekeho ngo y'Imana. Ariko yaramubajije ngo yaramubwiye ngo ugende witondere amategeko. Ikindi kibazo, nayahe? Murongo wa 18, nayahe? Ni bwoko ki bw'amategeko? Reka mvanjemo ikiganiro. Nay'umuhanda ko perimi iraha? Nay'igihugu ko nyitondeye yose? Nayahe uvuze? Uyu yari umufarisayo witondeye neza neza amategeko y'igihugu cyabo, ntiyayubahiriza gukwari uko Mose
yayabahaye. Hari amategeko yo Mose n'amategeko yo kuri Sinayi. None muri ayo yombi nayahe? Naya Sinayi naya Mose. Aya Sinayi yari 10, aya Mose yari menshi. Ayo menshi yari yarayitondeye cyane. Nawe aramubwira ati, Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Igisubizo, uwo muhungu aramubwira ati, urihiye ubusa, ayo yose narayitondeye, nakubajije iryo nshigaje. Ihanganira imvugo nakoresheje ni ikiganiro, ariko ndi gusoma. Ayo yose narayitondeye, icyo ngeneye ni kimwe mbwira, niki nshigaje ngo ngende mu ijuru. Bisa ahubwo warayitondeye, ushigaje ubutungane. Yego, narayitondeye, nshigaje kwezwa. Iyi nteruro ariko muyumva neza niko ivuga. Narayitondeye, nshigaje icyo kwezwa. Nshigaje, mbwira icyo nshigaje. Nicyo Yesu agiye kumubwira. Yesu aramubwira ati, nushaka kugera ku butungane, nushaka kuba uri intungane, utunganye rwose, nta ngorane usize inyuma, n'imbere yawe hatunganye, genda. Ngo genza ute? Genda ugurishe ibyo utunze, maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhereko uze unkurikire. Aya, genda ugurishe ibyo utunze. Ushaka ubugingo buhoraho? Okay. Amategeko warayitondeye yose, uko angana yose. Okay. Kwezwa kwawe rero gushingiye muri izi nteruro. Genda ugurishe ibyo utunze, uha abakene, babigabane, niba birangiza ugaruke uze unkurikire. Iteka rero hari ikigisho gituma abantu bahonga mu maso. Uyu muhungu rero ahonga mu maso, areba Yesu n'ijuru riri nka hariya, n'ubutunzi bwe buri nka hariya. Areba ku butunzi, areba ijuru, areba gukurikira Yesu. Ibintu bingahera, ubutunzi, gukurikira kureba Yesu hano no kumukurikira. Ibintu bye byashize, abakene babiri yareba, yasize bamwe bari kutambika, abandi babyikoreye ku mutwe uko byari bingana byinshi. Ahonga mu maso. Niba dusaba Yesu ikintu gikomeye nk'ubugingo buhoraho, ntabwo nawe azadusaba icyoroshe ngo tujye mu ijuru. Ntabwo bishoboka. Igikomeye kiguranwa ikimeze gite? Igikomeye. Igikomeye kiguranwa igikomeye. Niba ushaka inkweto zikomeye, uzatanga amafaranga angahe? Menshi. Nushaka inzu ikomeye, uzayitangaho amafaranga menshi.
ntabwo uzabona ibikomeye utanze ibyoroshye. Ntabwo kugira ngo Imana ibone umuntu imukure muri iyi si, ntabwo yatanze icyoroshe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga iki? Umwana wayo wa kangahe? W'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Uyu musore kugira ngo abone ubugingo buhoraho yagombaga gutamba igitambo gikomeye. Igitambo gikomereye mwene muntu ni ikihe? Genda ugurisha ibyo utunze uha abakene, uze ungurikire. Ntabwo Imana izareka kudusaba ibikomeye, kuko nayo izaduha ibikomeye, kandi yaduhaye ibikomeye. Basore, banyeshuri, barimu, baprofe, nshuti zacu, mwebwe mutegura iki gikorwa. Ntabwo Imana izadusaba twe namwe icyoroshe, izadusaba igikomeye, kuko nayo yatanze igikomeye. Murasabwa kubaka amateka neza. Abantu benshi barabaza iki kibazo ngo mbese Imana ikeneye ibyacu ngo yubake ibyo ishaka kubaka? Nanje nkabaza nze nuhagarike Imana ibaza, mbese namwe abantu hari icyo musaba Imana kugira ngo mubashe kubaka ibyo muri kubaka uyu munsi? Ikibazo cya muntu ni iki? Mbese Imana ko ari inyabubasha ibasha kudusaba ibintu ngo ibashe gukora imirimo yayo? Ko Imana ari inyabitangaza, kuki itakora igitangaza urusengero rukamanuka hejuru rukitura hasi? Niba natwe turi insengero za mwuka w'Imana, kubaka urusengero rw'amabuye n'amatafari ntabwo bitugoye. Reka nze mbereke ikibazo Petero nawe yabajije. Uyu musore yagize agahinda, arataha arigendera. Petero amubonye uko agiye, Yesu amuvugiyeho ijambo rikomeye ngo dore ko nta batunzi, icyorosha nuko avuga ngo abatunzi. Iri somo rero abantu baje barizirika mu murugo utari waryo, ngo kuko ngo uko ingamiya itanyura mu izuru ry'urushinge, ariko n'abafite ubutunzi mu isi ntabwo ari byo. Ahubwo nasomye amagambo avuga ngo Imana yazanye abatunzi mu itorero ngibikoreze umutwaro itorero rigomba guheka muri iyi si. Imana yahamagaye abatunzi ngo baze mu itorero ngibashire ku bitugu umutwaro wose ukeneye amafaranga, ukeneye ubutunzi. Abatunzi baje mu itorero, burya nta kindi Imana yabahamagariye ni ukugira ngo ibahekeshe amatafari, amabati, amakaro, amashanyarazi. Iki itorero rikeneye cyose Imana izakibakorera. Nubona ufite ubutunzi mu itorero, uzamenye ko ugomba guheka ibibazo biri mu iryo turi. Iyo ni inyandiko ndi gukoresha, ntabwo ari amagambo bwite. Uyu mutunzi waruje gushaka ijuru, Yesu yaramweretse inshingano ko agomba guheka ibibazo by'itorero. Burya yabyumvise nabi, yatega amatwi, yari kumva ko Yesu amuhaye ngo ngwino uheke ibibazo biri hehe, biri mu itorero kandi tujyane. Genda ubisaranganye abari mu itorero, uze ungurikire, nibwo uzabona ubutunzi buruteho bwo mu ijuru. Petero abonye uyu musore bimugoye, nawe ati reka nanje mbaze da. 27 Matayo 19:27.
maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se twe tuzamera dute? Aho ngaho nanje ndahumvise ari yaragiye biramutaniye. None rero buriya nta mwanya mfite. Petero yari yarasize siki, yaje afite ikanzu imwe niyo yasazanye. Yakora ikintu kimwe yarasigaranye, yari ari kwirarira n'igipanga n'igihoro, yari yarasezetse hano musi y'igikanzu cye, uko yarazi kwaza azayobora itorero kuko yari yararihawe. Ntabwo ndamusoma, ay Petero ngarambabaza. Hari Petero we, iyo Petero abimenya ntabwo yari kwigwara kibaza ko twasize byose tukagukurikira, none tuzamera dute? Yesu aramureba ati ha Petero, ha murebe intebe akoreshe mu kumusubiza ati Petero, ha mu gihe cyo guhindura byose, mu gihe cyo guhindura byose, ubwo umwana w'umuntu azikira ku ntebe y'icubahiro, namwe muzikira ku ntebe 12 mutangire guca imanza. Ariko umuntu wese wasize urugo, wasize ababyeyi, agasiga amasambu, agasiga ujya yaratunze kubw'izina ryanjye, azahabwa ibyo yasize tubikubye inshuro 100. Dore ko burya mu Rwanda nta wundi mubare usumba 100 ubaho. Urano umubare karundura wa nyuma 100. Ikinyarwanda nta wundi mubare tugira uretse 100. Cyo gitumye bavuze ngo uriya mukobwa yitwa mukobwa 100. Nta wanga 100 muri 100 ni 100. Nta wakwanga 100 muri. None nta gihumbi kibaho ntacu. 100 niwo mubare w'u Rwanda, ibindi ntabyo. Bazagukubira inshuro 100 baguhe n'ubugingo bugenje bute buhoraho. Maze Petero yitera hejuru ati ndatomboye. Ariko burya Petero yarakibitse umuhoro nkaha nangwa inkota yo kuzayoboza itorero, niko yari yaravuze atumva. Abandi inkota Yesu yari hanishaga bakazita, iye ati ubwo bazitaye bose ha nta wamenya. Inkota ye yitwaga nta wamenya, nazabayobora ntera. Yesu ari hafi kuzabambwa, yabahaye ikizamini ashaka ariko yari gushaka umupanga wa Petero ngo arebe ko nawe uravamo. Arabaza ati ko n'intambara igiye gutangira, yemwe mufite ibirwanisho? Ababitaye bihamye barakebaguza bati twabitaye intambara ikiri imbere, bararebana. Umwe ati nje ndacyagafite hano. Kuko nabo barebaga kuri Petero kujara akabika batari ko Petero kumenya ari kureba kurira. Undi nawe ati ngaka hano, na Petero ati ngaka. Yesu bati n'imihoro n'inkota 3 gusa zasigaye mu itorero. Yesu arabareba ati mwebwe abazisigaranye rero ntumugire ngo mufite ubutwari, izo nizo bazaba bagisha. Bazijugunyira mu gishanga. Petero abonye yose imihoro bayitaye ati okay, naje nabashobora uwanje, subira aha nkota yaje. Ubu buhungu zabuyoboza iki? Ashiraha. Ariko reka mbabwire, musi umwe ngarutse kuri ingingo iyi nkota Petero yamukozeho. Ubwo Yesu rero kuvuga amagambo ati hagiye kuba intambara, nje namwe muri buze gutatana, murampana, muransiga ngaha, muri rukanga, ntabwo ndubana namwe. Umwe yara Petero avuze ati aya abandi bo birashoboka, njewe mfite rwuma hano, barakunshisha hose banyuze, unyiringire. Yesu Petero akubwira Yesu ngo jewe mu rugo rugamba
urekeraho unyiringire ndakurwanira kugeza mbamaze. Ariko reka mbabwira icyerekezo ndi kuberekezaho niki. Icyo Petero yari ari gusabwa niki? Petero yari ari gusaba ubugingo ngo tuzabujyamo dute? Ahabwa ijambo rivuga ngo abasize bingahe byose nibo bazahabwa ubugingo buhoraho. Abaroma 12. Ikindi tugomba gutanga nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'abaryari n'abikige. Mutange ijambo gutanga. Hari ikintu nabonye gikomeye. Reka nze hano i Kigali, umuntu umwe aje mu gitondo akagusaba, akenshi hano abanyakigali mwa mufite imigati ya mu gitondo rwose, ibyo byo ndabizi, imigati ya mu gitondo irahari. Abantu babiri baje, umwe ati nyabuneka rwose ndashonje mu umugati. Uwo bazanye ati njyewe rwose mfite ibibazo mu mpa amafaranga. Usabye igikomeye nindi? Munshubije ngo iki? Wiki muranshubije ngo usabye ikiremere ninde? Nusabye amaki? Amafaranga. Reka mabwire, umwanditsi umwe w'ikigisho cya kera yanutse ngo umutsi uhuza umutima n'umufuka umutsi uhuza umutima n'umufuka uhora utonekara kenshi. Imana iramutse isabye abizera kwizera ariko ndibatanga amafaranga, mbega ukuntu abantu baba ari benshi, ari ibihumbi n'ibihumbi. Umuntu wese ushatse kwiyenza kwitore ntabwo barigaye inyigisho, ariko ku mafaranga. Abanegura itorero bose bashingira ku mafaranga, ngo riri gusaba amafaranga, ngo riri kudusaba amafaranga. Kandi nawe Yesu uri kumusaba iki? Amafaranga. Urashaka ko Imana iguha amafaranga, ariko ndushaka gutanga amafaranga kuburi murimo wayo. Reka mbabwire inshuti zanjye, uru rusengero ruri kwirangira rutya. Kwirangira muri cyari cyo? Ese ko nabyo bigomba, ariko babivuze ndabiretse. Nabyumvise muri mfura cyane. Muri iki gitabo cyitwa ivugabutumwa ku page, ibitabo ntabwo byose bihuje, ntabwo bihuje amapaje. Ibitabo byacu abashaka kuzasoma aya magambo nimugera no mu ngo zanyu, reka mbabwire igice murabisomamo, ndebe ingingo nyamukuru banditse hano muri iki gitabo muzabisomamo kugira ngo bize kuborohera nimugera iwanyu mu rugo. Na magambo make ngiye gusoma aheruka iki kiganiro ngasoza, abayobozi b'igitaramo bakaza bagakomeza inshingano. Bavandimwe inshuti zanjye, Imana ikeneye amafaranga yanyu ngirangize imirimo ifite hano kuri isi yacu, kuko nituramuka tudatanze amafaranga ariko Imana tukayisaba amafaranga, ntabwo nkeka ko ari iki cyigisho cya 10 kitubwira ibyo gukomeza abihannye bashya no kubakurikirana. Niho rero tuzasangamo hari n'insengero. Noneho reka ngere ku nsengero twumve icyo Imana avuze ku rusengero, icyo Imana ivuga ku rusengero. Kuri iyi page
rya 270 na 247. Iri wanyu muraza gusoma namwe basore bacu aya magambo arareba iki cyifuzo cyane. Inyubako zikomeye, inyubako zimeze zite? Handitseho ngo inyubako zikomeye. Itorero rigomba kubaka inyubako zikomeye. Hano rero hari inyubako ikomeye. Abantu bamwe bashobora kwibaza bati, ni kuki iteka mushiki wacu White akoresha amagambo inyubako ikomeye, inyubako ikomeye, nziza kandi nziza? Kuki ahora avuga ngo inyubako ikomeye, inyubako ikomeye kandi nziza? Kuki ahora bivuga? Igihe avuga inyubako nziza z'insengero, kuki ahora bivuga? Biraterwa nuko nifuza ko inyubako zacu zaje zigaragaza gutungana Imana ishaka ku bwoko bwayo. Igisubizo nicyo ngicyo. Imana ishaka ubutungane ku bwoko bwayo, ikoresheje kubaka insengero zigaragaza gutungana kw'abari mu rwo rusengero. Reka mbabwire, nusanga abantu bari mu rusengero rw'agafandi, nabo bazaba ari udufandi. Ubwo rero noneho abanyamagambo mbahaye impamvu. Ngubwo yatwise udufandi. Hari ibintu bitatu bivuga umuntu, umugabo, bikamusobanura uwo ari we. Icyambere, izina rye. Iyo bavuze izina ryawe abantu bumva nde? Mu mudugudu izina ryawe rije barivuze, ibitekerezo biza mu bantu nibihe? Icya kabiri, umugore wawe. Iyo umugore wawe anyuze mu mudugudu, muri quartier, bakabaza ngo uyu mugore nuwande, ubwo bari kugushakira ikisi uko wamugenjeje. Uyu mugore unyira ahantu wande? Nuwande. Kuki? Yahanyuze bamubona bate? Bituma bashakisha umugabo we kubera impamvu imwe cyangwa iyindi. Nuwande. Gatatu, inzu yawe. Aha ni kwande. Umva uko bari kubaza, aha iyi nzu ni yande? Bayibajije kubera iki? Imeze ite? Uru rusengero n'urw'abaki? Uru rusengero n'urw'abaki? Aba ni bande bubatse urusengero rumeze rutya? Niba nta zina rihari ngo barusome uko ruhagaze, uko rufandamye, n'urw'abaki? Uko ruhagaze n'urw'abaki? Nanje nzinjirira hariya, nzaje gusengerayo, n'urw'abaki? Umuhavamo umuntu wajya mu ijuru. Umuntu ugiye mu ijuru yaba yizereye aha. Iyi Mana bubakira ingoro nk'iza Nyabingi, nk'iza Ryangombe. Iyi Mana ifite n'ijuru. Iyi Mana yemera ko bayisengera ifite n'ikirenze ayisengerwa. Mwumve neza, iyi Mana basengera ikemera. Mutege amatwi neza mwumve. Iyi Mana basengera aha hantu ikemera. Ifite ikirenze icyaho ngo iyi nzu ni y'Imana. Umva neza, iyi nzu ni yande? Ni y'Imana. Niba Imana ishobora kuba ibasha no gutanga ikirenze cyahiba, niba iri mu rusengero rurimo inda n'imbaraga sa, aho yo ntirwaye amavunja. Iyi Mana idashobora gushira isima mu rusengero,
yabasha kubaka ijuru. Ni ukuvuga ngo urusengero tutaragira icyo tuvuga ruvuga amagambo arenza yacu, kuko rubwira nabo tutararitse abahageze ngo aha ni hehe. Niba harabayeho igihe Imana, ngewe ndavuga aya magambo ntabwo, niba hari igihe Imana yagize ifuhira insengero zayo, ni muri iyi periyode turimo. Imana yarafushe, irafuha, kuko ndi Imana igenje ite ifuha. Ibonye ama etaje ari kuzamuka mu Rwanda, amasoko yose bavuguruye, imirenge bavuguruye, iti oya nanje ndafushe. Tuma marayika ufite ikigufuri, timpa 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 ti. Ndi Imana ifuha. Aya ni amagambo yanje, ni ikiganiro ntagira unzanaho ubuhanuzi, ntagira unzanaho ubuhanuzi. Yewe niko nabonye ko Imana yafushe, kandi ntabwo izabimpora kuko bazifunze ihari, irihorera. Ni Imana se wafunga ibyayihari kahora? Oya, niyo yari yafushe. Ubishoboye iramutuma, wafushe ngwi genda usunike bihute, bari gukererwa. Iyo mugiye kugura imodoka mufata n'amadeni muri banki, iyo mugiye kubaka mufata n'amadeni muri banki. Kuki mudafatira Imana amadeni ngo izabafashe kwishura ahubwo? Mutimana yanga amadeni, oya yanga kutishura. None se ariko Imana muzayizirika mu murunga muyijana aho mutekereza, mwe kuyibeshera. Imana ndiyanga amadeni, ahubwo yanga iki? Yanga ubwambuzi. Reka mabwire, muzasome muri Bibiliya, muzaje murasangaho Abisirayeli ari bemere gufata amadeni. No mwuka w'ahanuzi haraho bemerwa gufata amadeni, kandi bakishura bakurikije amabwiriza. Unsabye ibyo bihamya twabisoma. Imana rero irashaka kuri urusengero ruzubakwa ahantu hatari hagaragazwa, ariko Imana irahazi, ndetse n'abariya batunze urutoke. Imana ishaka ko bazahubaka urusengero rukomeye. Interuro ya nyuma, abizera bakwiriye gufasha inyubako. Abaki? Abizera bakwiriye gufasha inyubako. Igihe urusengero ruriho rwubakwa, abizera bakwiriye guhaguruka bakubaka. Ni mucyo abizera bashasha bayobowe n'umupasitoro akurikiza inama n'amabwiriza, bakurikize ibwiriza butumwa, kandi bagendere mu mabwiriza Imana ishaka. Bakwiriye gukoresha amaboko yabo bavuga bati, dukeneye urusengero, tugomba kurugira, ndetse buri wese azakora uko ashoboye kose afashe mu iyubaka ry'urwo rusengero. Ubu rero twese tugiye kugira icyo dukora kuri iyi nyubako y'urwo rusengero. N'uru tuzabikora, n'ururi hariya tuzabikora twebwe abizera, n'ururi Kacyiru, n'ururi he aho ziri hose. Nta wundi uzubaka izo nsengero keretse abahamagawe n'Imana. Imana yatanze ikirenza amafaranga, yatanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese atarimuka ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti zanjye, bizera bari muri Kigali n'abaturutse ahandi hirya no hino, ndabaza iki kibazo ngo, mbese aba basore, abahungu n'abakobwa b'Imana batekereje iki gitekerezo bakakidushira imbere, bakatubwira bati ni mudutabare? Mbese bakeneye gutabarwa cyangwa ntibakeneye gutabarwa? Arega reka mbabwire, ntabwo ari bo ubwabo,
nta numwe muri bari uzamara kuyuza ngo afatemo icumba n'umugore we naga n'umugabo we, ahubwo baratabariza kubaka inzu y'Imana. Ntimwibwire ko abubatse urusengero turi gusengeramo bazasaza nanga nibaramuka basinziriye ko bazarusinzirana, bazarusigira abandi, bagende barahererekanya, bagiye kubaka amateka y'itorero. Ni bangahe bumva icyo gikorwa atari cyabo bonyine, ahubwo kitureba twese? Mushibiganze hejuru turebe. Abumva twese kitureba, se mwohagaze ko ntaco muraba, muhagarare. Abumva kibareba bose k'iki gikorwa bagikoraho, barambura amaboko bafite, bagakoresha imbaraga zabo. Ntabwo dukeneye abanyamasengesho, oya, dukeneye abazanye ibikorwa. Igihe abantu twari turi mu ivugurura ry'urusengero rwa hariya mu ntara ya Nyamirambo, umuntu umwe yaravuze ati, Imana turagusabye, ni muri Rugunga, turi kugambira kubaka urusengero rwa Rugunga. Umuntu umwe arasenga tuwiteka, aba bantu bahagaze bose bagiye gutanga amafaranga yo kubaka uru rusengero, aya maturu yakire. Ariko n'abadafite ituro ry'amafaranga bagutura imitima, batamina ngaho nimwicare. Bampaye umwanya numva rero, dore uko imihigo igiye gukorwa. We muyobozi wasenze uhagarare hariya kuri uriya muryango nibase, abandi abadiyakoni kazi tugiye gufata imihigo. Abaratura amafaranga muze mushire muri izi nkangara, n'abaratura imitima muyijane ruriya wasenze, iriya base muyishire imitima yanyu. Mbese mbabaza ikibazo, igihe cy'inyubako hakenewe imitima, hakenewe amafaranga. Hari igihe abantu bangombereka batura imitima, oya, imitima muje murayiturira iwanyu. Imana muzayitura imitima muri mu rugo, izabyemera ntaco biyitwaye. Ariko nibaza n'amabase hano bakaza n'inkangara, ntabwo Imana izabigeneye imitima yanyu, izabikeneye ibyari byavuye mu mutima. Ibivuye hehe? Kuri uwo mutima bikaja he? Mu nkangara. Mwese uko muhagaze, imitima yanyu yuzuyemo ubutunzi bwinshi. Reka ubwo butunzi ugiye gukorera iki gitaramo ku musozo, uko muhagaze, umuntu wese uko ashoboye, uko yasengeye mu mutima, akari ku mutima agakwiriye kuza ku rupapuro, akari ku mutima kaja mu nkangara, akari ku mutima mwagatuye Imana mukazanire n'inkangara hano. Reka nje namwe twiyemeze icyo gikorwa, kandi bidatinze muhumure abahungu bakobwa b'Imana. Ijuru riratanga igisubizo, ni muhumure. Ikingenzi kwa ari ukubigaragaza, ibisigaye mubyegurira Imana n'abana bayo. Imana ibaha umugisha kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.